Melody nje ntabwo njya ubu ngubu turi kuvugana ni kugusezera kuko inyamakuru side itsindwa. Yahumure ubwo ugomba kuza kuri side yanjye kuko ninjye reka ninjye munyakazi. Umva. Niwe munyakazi. Ninjye munyakazi. None Melody abavuga ko ntabwo wakabaye waririmbye indirimbo munyakazi muri iki gihe umaze umwaka utarasohoye indirimbo. Nibura wari kuzabivuga kera. Hanyuma se pum niho wayimusohoreye. Dumba. Umuhanzi ufana yasohoye album y'indirimbo 12, ngiye nsohora album y'indirimbo 21. Jesus. Pum. Ni ubabara nzagusaza. Noneho Dumba baramukoma agatarura amaso. Dumba uje Dumba ugomba kwihagararaho ugasigara urwana hirya mu gikari ariko hano wagerageje. Reka gukarura amaso. Bruce ni ubwa mbere asohoye album. No yakushubije ubu byagushuye. Oya banza wumva ibyo nkubwira nanjye. Bruce ni ubwa mbere asohoye album. Mu yandi magambo muri mwaka nasohoye indirimbo 23. Ubabara nzagusaza menya ko bigoye munyakazi. Zitagira video. Reka nkwereke Dumba. Reka mbereke imibare rero. Sibyo? Jewe nakoze indirimbo y'Imana nikoreye. Ejo bundi naririmbye ndebye hirya mbona Lucky Nzeyimana ari kurira ndavuga nta mavuta mugezeho. Ari kurizwa niki? Yakagiye kuva mu idini sagiye kumukafiri. Umurokora kati. Umukristo. Oya. Yitwa Nzagumugisha. None Dumba. Wallahi shahidi Rabbi mwabamuhemutse. Ena nibaje. Ngo shahidi Rabbi. Ndakubujije. Nagiye musenga mu Kinyarwanda. Urumva noneho tugende dukomeze. Noneho. Araho gusenga mu Kinyarwanda rero. Uretse gato. Iyo ndirimbo yitwa Nzagumugisha. Dumba, uze gushaka indirimbo z'abahanzi bakoze amalbum zuzuza amamiliyoni. Mumenyesha ko kuri Audio Mark indirimbo y'umwaka ari Roza na iri kuri same album. Sibyo? Nzaguha umugisha dore ngiyi. Dore kuningana. Iri hehe kuri YouTube cyangwa kuri none? Kuri YouTube. Ariko iyo birumvikana ko yarebwa cyane. None beretse nkwereke. Dore nini gospel reka dukorera Imana muryamye musinzire muri gukora uturaka kwa shitani. Dukorera Imana muri gukora uturaka kwa shitani wese kibera kwigaruriye Dumba. Melody wemeye amafaranga kure butanga amafaranga umuntu natagira emotion ngo arire ko atarize ayo mafaranga urayatanga. Ngo ko nta marira twabonye amafaranga ari wemereye abantu. Natarira we. Nanabuhaye Kadafi. Dukeneye ako gacumi. Yaririmbye mu mutima. Yaririyemo imbere. Hari umufana wa Ben wanditse muri comment ngo 1.5 million mu myaka 3. So what? Ako nakaririmbo njyana nakarengejeho mvuga reka ntago nasora indirimbo 20 zose hatarimo indirimbo y'Imana. Ndavuga reka ngashyira none abantu baragakunze. Narakaririmba abantu barishima man. Mubaza abantu baje muri concert. Mubabwira ukuntu Nzagumugisha ari imeze. Niya feeling nanjye najya nkunda kugira pe cyarandenze. Warapfukamye kabisa naye nabibonye. Godfather. Yo. Ndi Melody yarakubwiye ngo akazi ke nta kandi. Tekereza ko nta kandi kazi ufite ari umuziki. None amaji iyo bibaye imirwano mu muziki ngo ukubita ngo hagatiye. Kugira ngo udatoragura amabuye. Dumba. Yo. Hari indirimbo ivuga ngo niwe Kristo. Niwe Messi. Bruce akantu ko guhagatira si keza man. Nuko umukubita umuhagatiye. Bagatora ibuye. Ari aho ari ingoma yatewe. Ari ingoma yatevuga ngo kubita utababarira. Amaji. Abo kuyabangira ingata. Ariko iyo bataguha stage wari kuburihe Bruce. Amaji. Kiramuhambisha. Ngo mana yanje ngwino ndwanira inkundura tutababarira zitura
utugambo tubaye twinshi kubera baguhaye stage. None zuba ba miki. wowe None ba miki. temibeti ibindo Iyo uza muri November ukivugisha utu tugambo. Erega Dumba ikibazo ufite urashaka ko dusubira inyuma kandi twarabirenze ibyo. Uyu nakubwira. Nasanze umuntu. Many are them from China. Menya ko bigoye Bruce Melody washizemo indirimbo ya Ben tukareba niba wayishira. Ushaka kureko nashyiramo ingoma ya Ben nayishyiramo. Ko ari Muneze saririmba neza. Shiramo ya yindi bakubaga. Kinga ndandira mikora live. indirimbo Melody indirimbo ya Ben wemera kurusha izindi ni iyi. Indirimbo yitwa kanyirebe ndahita nyikubwira kamanze mwandikemo. Nago wayoyokaga. Melody. Do you think ko tuzabona indirimbo ya collab yawe na The Ben? Ryari niba ari bishoboka. Kubera ko njye nigeze kumwaproachinga ntayimpe. None ni wayimuha. Uburetse gato numve Dumba tuza. Uburetse gato. Komeza kuri iyo point. Bruce me dutekereze cyane ku magambo ugiye kuvuga. Cheka. Tekereza cyane ku magambo ugiye kuvuga we Bruce. Uburetse gato. Aha komeza. Utuzi amvomeraga katumira. Tekereza cyane ku magambo ugiye kuvuga. Tegereza twumve. Ahubwo agenda atekereze ku ndirimbo agiye gusohora bitihise. Melody ndakubujije bitihise bireke. Dumba nari kodinze indirimbo nyinshi mu gihe cyose murabona nyuma ya album nafashe umwanya wo kwicara ntekereza neza ku bintu ngiye kubakorera kandi nahoraga mbibabwira mukagira ngo ndabakinisha. Dedari None pom Melody merci cyane. Vasi konsa abantu nkawe ni mwemwe muzanamo imitima mibi naho twe tuba twimereye neza. agenda mwiza sinjyewe bikubwiye. Wari uzi ko ntabikora. Amagi niwe yarazi ko utabikora. Oya nge Ben mwemera nk'umuhanzi mwiza aririmba neza akora umuziki mwiza Ako Dumba usibye ko nanjye ntaragafuka imvugo arimo. Bruce uremera ko wabayeho igihe kirekire uri umufana? Ahubwo wowe uremera ko Oluwa yamaye umufana menya ko bigoye kwanga Munyakazi. Ninde wasinze cyane kukwepa Munyakazi. Urumva Amag yazanye inshinga nshyashya yo gufanura. Oya ariko hariya narafarnye noneho ngewe ntabwo nigeze mfanura The Ben rega sindi kubikubwiye kugeza none hase ko aririmba neza. Ese ariko se wavuze ijambo ko ndi umufana vuga ngo ndi umufana. Bruce wamwatse korabo ryari iyo yanze? Bruce vuga ya magambo ndi umufana wa Ben. Iyo dusohotse muri arena nta kibazo ariko bivuga aho urabazi mbabari. Uretse gato ariko nta mwatumye okay arakubwiye ngo vuga kuri umufana wa vuga ati ndi umufana wa Ben. yibagiwe akantu kamwe. Nta kibazo nakukongereho mu nyuma. Reka mbivuge byose. Melody afana The Ben nk'ukuntu umva Dumba. Melody afana The Ben nk'ukuntu mfana Bruce Melody. Afana indirimbo ze ntabwo afana umuntu. Gato genda gake wewe Godfather wimvuga winami ku rurimi rwawe. Thank you so much. Bibwe na rwo mu kanwa neza. Kaveho uru wamutinganye urambwira kuri rurimi rwanjye. Wagambirwa kumva nkubwira kira wezo. Bose urera mwabushize hehe mwo katsirwa. Nande ruri tuntuka. Mwarezwe muti. Simbizi. Ariwo tubaroro. Jewe nari ndi kugwabwira nti. Mba umufana wa The Ben yo tutari muri competition. Naho iyo turi muri competition. Ndamuraga ko ni iruka cyane. Melody wabaye iki?
ko nari mwizi kandi reka mbibabwire rega mujya mundeba mu nkunde mumenye ko bigoye kwanga Munyakazi ibyo bintu mubyemere mu byakiri ese uba wanyweye ibiki mana uba wanyweye ibiki ariko se ko twahoranya aha ugeze mbona wamubwiye ko wanyoye intsinzi ariko oya reka mwereke yewe amazi wamusazi we nta kintu mba ndi ariko ngeneje zanjye byarabananiye kuzimacinga kubera ko dufite abantu benshi ba hano ewana nyine baba bari low key man mu myaka turimo character y'umuntu iraseringa n'abahanzi musohoke muvuge mube mwebwe Melody ko kantu niko kantu muri uyu mwaka nkunze bawowe ko wabaye wowe none se ko wabaye wowe byaraguhiriye ko wavuze byaramiriye ntabwo byaraguhiriye wisanga mu nkoko ko wavuze ko Bruce Melody yagutwaye ku barozi ni naho nagombaga kuba ndi nk'uko bandi batema ibiti nk'abandi baterekana amasura nuko bimeze kiratubazi ntabwo mbabazi mumenye ko bigoye kwanga Munyakazi mukaryame mukarote muryame mubitekereze oya none se ngiye ko ntagukunda ubona ntashikanye cyangwa Godfather reka mubwire ikintu kizaza wibaza ko kukwanga bya nongeye gusanga amagi arimo aririza ngo Munyakazi ngo sinzi ngo Bruce Melody ngo yaramwanze ngo kiduyi ntakiri muri show bize n'ibyo bintu bishoboka kuri pano ndi kumwe na Munyakazi nabibabwiye guhera kera muri industry nta mwanzi ubaho umuntu arakwanga bwacya mu gitondo agasanga mwakorana mugatera imbere mugakora mukabibyaza umusaruro ni nayo mpamvu mpora mbabwira ngo ibintu by'amagambo y'inzangano amagambo mabi njya mbona n'abahungu mwakorana mukabibyaza umusaruro buri wese nta muntu nzabana ubizi neza ko wanze gusaba yaga imbabazi zimusaba se namugize zimutabure have icyo namutwaye haza nigeze musaba ko ntacyo namutwaye rwose n'undi muntu uzereka Dumba ngiye nkora uko nshoboye nkabanira abantu amahoro uko mbashije ntabwo mbaniye amahoro mbwiye ngo mfite ikirimi cyuzuye mu kanwa ngaho gicire rero yitege nzagikoresha Godfather we nawe wakubesheye hamwe nagicire cy'amarebe nibutsa ko Dumba yambaye izina rya Debeni akanarwa nibutsa ko Dumba yambaye izina rya Debeni yanga kuva ku 9,000 iyi mibare iri kwa Ntuza iri kwa Melody nuko byari byifashe muri arena abafana ba Beni mu nkandeho Melody ibyo bakwangira reka nze nkubwire ikintu kimwe kuva natangira kuvugira Beni ntabwo mundeba kugira ngo mu nkandeho wamugane reka nkubwize abafana ba Bruce Melody mu kajagari hindura ikipe Dumba hindura ikipe abafana ba Beni mugeze ku 20,000 cyangwa nihindura iki ndararambira njye ubundi gufana Amavubi muhindura amakipe Oluwa yamaye umufana abafana ba Beni ndimo ndavuga murandeba ndimo ndavuga ngavuga mukandeba just erega Dumba hindura ikipe uzamera neza Munyakazi 001 ese ndabaza Munyakazi iyi ndirimbo kumanzera kuryoheye iyi ngiyi umaze kuririmba ngira ukaririmba numva Oluwa yamaye umufana menya ko bigoye kwanga munya Yesu we indyohera yabyutse mu gitondo nkibuka ko Oluwa yamaye abafana ba Beni ikintu mushoboye n'uturabo gusa guys nkeneye kubona Munyakazi ku 1,000 kandi biraje bigera mu kanya drop something big chat abafana ba Beni ikintu mushoboye n'uturabo gusa Bruce Melody ikomeje kurya iyo ndimi ikomeje kurya abantu mu mutwe nabibonye niyo mpamvu ngasubiramo ongera gato Ijoro kandi simwimogi kirazira kumbona Anje never compare me n'utunyamaswa duto dukubita icanja useza ndakubujije
dore nize kata zo kuresha umufana ai I'm an icon sindi loco sineze kuja down morani soko small cycle indindi byaha family first that's what I die for mwihanganira ijwi ryanjye ariko mwumva amagambo Oyakomeza birimo ayo mufana menya ko bigoye kwanga mukanyazi ukanyagane mero abantu bose baje babyigana bahubagurika ariko Melody nanjye nguhaye akarabo ushatse wandeba ukankunda uhaye akarabo ntabwo ari neza abafana ba Ben mukomeze mu ntemo abafana ba Ben Melody kakubwira ikintu kimwe aho nicaye hano mbaga Munyakazi namubaze paka Melody umva nkubwira ikintu kimwe umva kata imwe wamenye abantu batazi ikintu cyo kutikanyaga ngo umenya gusabana n'abantu ntabwo umenya gusabana n'abantu ko bidashobora kukwambura agaciro kawe erega abantu nibo badanje mani nibo bambere so hari abantu ibi bintu dumba kakubwira ikintu kimwe ibi bintu byo kwitwikira ijoro umuntu akumva ko kwihisha abantu no kwigira igitangaza ari byo bishobora gutuma uwo muntu aribwo agira credit ntabwo ari byo bikora bro niba warabonye urukundo beretse uyu mujene hari ukuntu mwumva ngo ntabwo ibikorwa by'umuntu bimuha urwego ahagararaho n'izina ry'Imana ntabwo Melody ntabwo kuba azana agasabana n'abantu ntabwo byatuma abantu batamukunda cyangwa bagira urukundo rw'ibikorwa bye. Godfather, you don't understand. Nababwiye kare ngo character y'umuhanzi iri mu bintu bisigaye bimufasha guseringa muri iyi minsi. Kandi character y'abantu ntibayibona wabihishe. Ntabwo twazajya duhurira kuri studio buri munsi. Abantu bakeneye kukumenya in person. Abantu bawe bakeneye kumenya uri muntu ki. Godfather ukuntu Ben na Meddy bubatse brand zabo ntabwo bavuga urumva cece kamvuge ntabwo nanze ko Bruce Melody ingendo ye imukorera ariko we ahuganisha mbamabona ubushaka ko Ben nawe aza hano avuga ibi ngibi byose Bruce Melody arimo aravuga Ben se yavuga iki reka nangize iyo ntabwo ari character ye ariko ni byiza ntabwo ari Ben ngende kuvuga we Godfather arimo aravuga Ben uzaba ariko se ariko bitabyawe urimo aravuga Ben cye dari uzatsindagira amadebere mu matwi yanjye bro bitabyawe ariko wowe bitabyawe urumva Ben ni Ben n'aba Grand Joel ntibaza kuvuga Grand Joel mu biki we Bruce ugira ibyo bintu man rekaze ngubwira ikintu kimwe niba banakwishiye ngo ni uretse gato niba banakwishiye kugira ngo uretse gato dumba niba uba wanishiye kugira ngo izina rye rihore mu matwi y'abantu we don't talk about that man nta nubwo nari no kumwibuka Ben abagomba kwicara tukaza tukamuvugira Bruce Melody tukavugana nawe inde uravugana muzajya muza munamupapa bingire rero uje umuvuga kuri boroza man dumba ndakubaha man ntukavuge Ben ahantu ndi by the way toka kure aje agenda yivuge cyangwa ufungure pano ngende umuvugire uri kuvuga kubera kiburi uretse gato kubera ikintu cyose tuvuze uhita uzanamo izina rye kozi n'ibyo ubushaka kuvuga ariko ukazi kubera iki se Godfather yo uranyumva neza baravuze ngo Bruce Melody yaguze ngo Symphony Band ubundi se umuntu ayiguze bitwaye iki ni cye kibazo Symphony n'urumogi sawa nyine Symphony n'urumogi ariko nawe warayibye none se ko watumiwe ni gute watumiwe ukagenda ni gute watumiwe ukabanza gutanguranwa kugura ibifite imbaraga n'umvaga Symphony yitwaye Dumba yarambwiye uretse gato Dumba yarambwiye urukumva ubwo dufata nkimara kubona urambesha riri arambwira ati nkimara kubona Melody afite Symphony urumva nahise magaga gupromotinga The Ben oya ariko yari hano uretse gato yarambwiye ati Godfather wimbaza impamvu navuye mu gitaramo